ibigare byinshi bivanze abagore n'abagabo ntibiburamo uburaya n'ubusambanyi. SABIN uriya mugore babaye bararyamanye 1 2 3 4 5 nta muntu numwe byagombye kugeraho birya. Cyo ni kimwe. Uyu mugore uyu Karara ikigaragara cyo donc ubu imbaraga afite zo kuvuga nuko atari part we ntago yigeze arya asoma kuri iyo nkongoro atari ku bushake bwe. Icyo nta gihamya afite kuba bamunena kuba nawe yanena ariko we ntago yigeze ntago kigaragara ntibyigize na kuraje afite zo kuvuga bumva ageze kuri part 3 iyaba yaragezemo amagambo barashize ivuga ku munota wa mbere. Icyo cyo nta cyabaye ni ikinyange umugabo umufite afatireho aryamira amajanja biracyari bizima nta bundi si wabuvuga iki sibiri ubundi avuga utarabona iyo nawe baba confidence za Karara zo kuvuga nuko imboni zawe nuko nta muri kira Kigali we nta uramurongora. Urumva rero wasabe uzahasenyukira bafe nako uzahahungabanira ugomba urasabwa imbaraga zikomeye. Iriya miryango uko ari nta nungu ugomba kwitwara mu buryo buri normal. Ibiri y'impanga uwasabe n'uwa Karara yose igomba kwambara uriya uvuga noneho Karara uriya imisatsi y'imyeru yego Karara uriya nawe ashobora kuba afite ibibazo bishingiye ku bintu bitatu. Alright, JALAS Official TV, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye, turabasuhuje kandi tubifurije ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kubana namwe ariko kandi dutangiye icyumweru n'icyumweru kiba kigiye kugira byinshi ariko n'ikibanziriza iki kiba gifite ibyakiranze ndetse na weekend bifite ibyayiranze. So dutangiranye n'ubundi n'umusesenguzi wacu umunyamakuru ku nkuru zitandukanye Karegeya Jean Baptiste. Wongeye kwirirwa iriwe neza meze mute turako bisanzwe muri iki gihe intege ni nkeya rwose muri rusange amenyesha unyuzo usanga kabaragari gakeya yego noneho hakazamo ingendo kujya gushyingura kujya kusura abarwayi kugira gute byose bikaza byiyongera muri za mbaraga nkeya. Kwa gatanu nagiye mu misozi ya Nyabikenke ya Nyakabanda na Buringa hafi kuri Nyabarongo. Iyo za Buringa narazamutse numva ivi neza ka kantu ka Grace karakocote girisi hagati y'amagufa numva ishizemo neza numva igufa riri gukora kuri twagiye gushyingurayo umusaza ariko na ahantu heza. Yes hanyuma mfite n'undi murwayi nawe nohereje umwana kumusura ubwo nanjye nimbona kanya nanjye ndajya kumusura n'umuvandimwe. Yego nibyo bino rero weekend bamo byinshi ariko tubyitwaramo. Yego ntabwo ari neza cyane ariko icy'ingenzi ni ubuzima. Icy'ingenzi ni ubuzima haguma amagara. Ubwo twizere ko namwe aho muherereye make abari amagara uhumeka wese ashimira Imana. Igishoro cya mbere ni umwuka kabisa. Yes, ubwo ngira ngo nako ngako kaba kanyuzemo Karegeya akenshi akunda kudusangiza kuri ku nkuru ze kugira ngo abumvishe ko ari umuntu nk'abandi cyane. Muzamu batera Metero umugire ngo ni robo cyane ibiba ku bandi natwe byatubaho. Ubushize nigeze kubabwira ukuntu nagiye irwamagana gusura umuntu ufunzwe afungishwe na mukuru we bapfa amasambu ngira ngo tuhavuye bangiye gufata abandi bantu ariko igitangaje kirimo nuko namenye ko hari umubyeyi bashatse hanyuma bagasanga bamubuze batwara umwana. So ibintu rero iyo byatangiye kurengera amategeko niho abantu batangira kutabyizera. Urabyibuka tuvuga ku bya ruswa basohora CPI mu ngamba batubwiye umuvugizi w'inkiko akaba n'umugenzuzi Harrison Mutabazi yavugaga ko bari kunoza gukurikiza amategeko no kubahiriza ngira ngo amatariki ajyanye n'iburanisha kugira ngo icyo gihe rwamagana twagiyeyo urubanza bararwimura none bigezaho bajya gufata umuntu bakamubura bagafata umwana kandi icyaha ari gatozi. Ubu nicaye muri no ntebe akakanya nibwo menye ko irusizi ku rukiko rw'ibanze rwa Kamembe hari umudamu wahazindukiye asaka kumenya umwanzuro w'urubanza rwe barusomye atabizi. Yego ngo barusomye mu kwa 10
ahubwo bavuga ati twari twarakubuze bagukatiye ibiri bahita bamupandisha gare. Iyi mikorere nk'iyo ntabwo yatandukana na ruswa. Niba urubanza rugasoma rukamara amezi 4 nyirarwo atabizi. Nanze nimero za Harrison Mutabazi ku munyamakuru wacu uriyo amusobanurire. Ntibashaka no kumubwira none birimo kandi urubanza rwasomwe rubitegeko. Umuntu arafunzwe ibivugwa mu idosiye ntushaka kubibwira abantu. Hari ibintu rero tugomba kugeraho kandi ubutabera butangwa mu nyungu za rubanda. Iyo rwabaye itegeko nta byo kubihisha. None ejo tongere tusange turarwana igororero w'umunyururu gereza ubuvumo wa mugani wa nuza harya niko yabwize ukuzimu kumwe kwa Rusesabagira. Ibyo byose biraturuka he niyo mikorere. So rero urumva iyo kujya gushaka umuntu kamubura ugafata umwana cyangwa wafitanye isano kandi cyari gatoze. Iyo kesi igeze kubaho bibana birebire ibugesera mu murenge wa Kamabuye. Nigireyo kuri tere naho umugore yacuruzaga inzoga z'ibicupuri baje kumufata bamubuze batwara umwana w'umukobwa bimuvira izo byavuyemo baramuraranye bamutera inda bajya kukuzamo inda za Gasogi bakurishamo imigano. Dosiye irimuka bamuvana Gasogi bamujyana mu murenge wa Muko muri Musanze. Uwo mukobwa bajya kumugurira imiti Gisoro muri Uganda. Indivamo agira ipfunwe ryo gusubira iwabo. Nagiyeyo mbonana na nyina yafunzwe mu izina rya nyina ari kuva ibyamubayeho byose. N'umupolisi icyo gihe wabikoze daso zatangaga ubuhamya nyuma yaje gufatwa ariko sinzi niba yaraburanye ariko yafashwe tuhavuye byaraho. Urumva ufasha umuntu siwe munyacyaha ariko noneho umukoreyeho ibindi byaha ari wowe. Ariko ni nayo kesi ya Ntuza Jean Paul yankuru ya mbere yakoze ajya igihe bamufatiraga ibya driving. Nubyuko ko yasanzemo akana gafungiye urumogi rwasi. Ibyo iyo mikorere rero rwose please bantu bo muri ribu polisi inkiko pariki. Kuko icyo gihe hari muri CPI twarabonanye umuvugizi w'inkiko yari ahari turabivugana uwa pariki turabivugana wa ribu yari ahari ndabimvuze na polisi hari umuntu uhagarariye iyo mikorere muri icyo bita perception mu gutekereza ko abantu kuri ruswa apana vuga ngo narayibonye itangwa cyangwa narayitanze kubyumva iyo mikorere hituvuga ngo ni ruswa. Hari ikindi wavuga se koko ubuze JALAS utwaye Karegeya kumbe ntago bibaho icyo azira akabari yanywereyemo siko nkweramo ubuze JALAS utwaye Karegeya icyane gatozi. Iyo mikorere mu byigomba gukosorwa n'ibyo birimo kabisa. Nibyo birimo hari n'ibindi tuzakomeza tugenda. Ubuze umwana ubuze umubyeyi utwaye umwana ku cyaha. Icya kabiri urohereza imodoka nta convocation wohereje mwabuze impapuro ntabwo muzi kwandika ni ikihe kibazo gihari. Okay gatujye ku bindi tuzajya dufataho gake ntabwo biba byoroshye mbivuze kuba ko bikiri current. RBI yarabaye nyikoraho ikiganiro urwego rumwe runyifatira ku gahanga. Bukeye haza CPI mbabaza bose bahari aransubiza none ibyo mikorere iracyahari tukirwa turwana n'amagambo ngo uroriki uwo mwana ari kugororwa ufungiwe mu cyaha cya nyina arakekwaho icyaha kiramuhama ufunze umwana Rwamagana umwana bamuvanye hitwa Ntete ariko dosiye bakurikiranyweho ni y'ahantu hitwa Igati muri Rwamagana. Ntete ni muri Gatsibo. Ni dosiye irimo ibintu bigoye benye cyane ariko nzabikoramo ikiganiro cyihariye. Ariko niba bagezaho bafata umwana mu mwanya wa nyina ni ukuri kwaba kuri urwo ruhande kuburiramo kiretse niba umwana ari umufatanya cyaha atarahari biba yarataravuga ko bitabaho byihorere mu masambu neza nyina nagurishije isambu uje muri ankete na nyina n'ikiramuhama umwana umujyanye hehe. Icyo niterabwoba bigomba gusobanuka. Ejo rero nihaza indi RBI bakaza imbere ngo ubwo urwego rwatwaye uwo mwana ni gute tutakeka mu ruswa. Abaturage babonye yurira ku byaha byabaye ataravuga ko communauté ni icyaha numva ari ibintu reka twigire mu bindi biri kugira mu bindi iko Karege ko communauté numva ni ibyaha ari ibindi bindi no ariko ibyaha byo nta communauté igeze bahitagira ibyaha aho uburyo bwo kubigenza uburyo bwo kubihana nibwo bugiteje ikibazo nta gihe abantu batakoseranyije nta gihe abantu batoneshereje abandi nta gihe abantu batitije iby'abandi cyangwa bakiba nta gihe abantu batadwanye ngo bakomeretsanye ni ibintu bihoraho
ariko uburyo bwo kubihana wakagombye kubihana unubaka société les fonctions de la peine correction incapacitation déterration na réhabilitation mu buryo duhana ibyo byose birahari bigomba kuba biri include oya aho kurehabilita ahubwo urasenya kurushaho urasenya communauté uko uhana icyaha biremereye urasenya communauté ufunzwe yavuyemo n'uwamufungishije imiryango igashwana bikaba mirere na mirere ku buryo abuzukuru b'umuryango umwe batazigera bumvikana n'abuzukuru bo mu wundi kubera icyo kintu cy'uko wahannye nabi mu gihe wari guhana bagahura réhabilitation rien ubwo duherukana rero n'ubundi twe twavuze kuri Sagari yari isa nk'iyazamutse hagati y'umunyamakuru Sabe ndetse iyo ntaho iracyazamuka buri kanya ndafungura nkabona Sabe yes Sabe n'umundi mudamu witwa Clara umudamu wari wavuze ko agomba gukora operation rwose akavuga ko ari murori mu gice cya kabiri cy'ikiganiro yariniguye niko nabivuga ko bitandukanye n'igice cya mbere yavugaga rwose asa nk'uweruye nubwo yagerageje kuzimya no kuzimiza bimwe ariko bikumvikana ndetse nabonye akora n'igice gisa nk'ari icya gatatu cyangwa se yakoze indi video ariko still aracyavuga ku makimbirane ye n'umunyamakuru Sabi ariko akaba yarabizanyemo ibintu byinshi hazanamo ibyo bindi ngo Sabi yaba yarakoze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ngira ngo noneho wamaze kunyuzamo amaso ntabwo namaze byose ndabireba harimo donc nukureba ruhande rwa Sabe ruhande rwa Karara ruhande rw'uri uvugwa uriya w'impanga n'umugabo we ibyo byose rero bigiye bifite ntuza n'abandi bose ibindi biganiro byose bigiye bishamikiye kuri abo batatu ntibaburamo ni hamwe bamwe bati Sabe yakoze amarorerwa abandi bati ibyo yakoze bamwe bati bitewe n'imyumvire abandi bati nta gishya ku mubumbe nabe na kimwe abandi bati hari nabona abanyarwanda kuvuga ngo Sabe ngo ari kwigura bakamuvugira ariko kandi hari n'abavuze bati rwose uyu mudamu nawe ibyo yakoze ni amabara ntabwo yagomba kuza gukora ibintu nk'ibi ngo avuge ibi bintu byose Karege mu metero zawe uhagaze metero zanjye nuko muri iki kibazo hakagabaye havuga umugabo w'umugore warongowe bavuga ko yarongowe na Sabe niwe wenyine ufite ikibazo gusa kandi ushite nabikubwiye niwe wahemukiwe nta bindi Sabe n'uriya mugore babaye bararyamanye rimwe kabiri gatatu kane gatanu nta muntu numwe byagombye kugeraho birya cyo ni kimwe umugabo w'uriya mugore niwe wakabaye avuga ubwo numvishemo izindi ubona kuri Twitter space kwa ba Godfather bavuga ibyo kujya hanze umugabo kuba batabana kwa yaravuze ngo bazabana ngo bazamugarura mu rugo byanze bikunze byakoresha inzira zose ngo n'izamarozi ibintu byabaye mu kwa 10 bigaragaye mu kwa 2 aho niho abantu benshi banibaza ngo kuki ari bwo bije hanyuma umugabo kuri space bakavuga iby'inzu iri mu ngwate inguzanyo itarishyuwe hari naho natangiye no kumva ngo inzu y'umugabo akodeshereza la belle famille 500 birwa bega we ariko nanone uriya mugore uriya uvuga noneho Karara uriya imisatsi y'imyeru yego Karara uriya nawe ashobora kuba afite ibibazo bishingiye ku bintu bitatu kimwe ashobora kuba ari ugushaka ko abantu bamenya ukuri icya kabiri ashobora kuba ari ukwihimura wenda ko ibyakorerwaga iyo mpanga nawe yarabikeneye ntabibone ngo ye icyo usetse nicyo kinafite pourcentage nini kuko no izindi nyungu yaba afite nizi usibye wenda kubona views izindi nyungu yaba afite yo gushyira hanze mugenzi we nizi kandi yaravuze ko ngo atari guye guye kuvuga nyine atari Sabe nyine atari muri guze nyine akavuga ati ngewe byo vuga ngo narafushye ngewe umuntu Sabara mutsavuze
aramutse avuze atari guye sabe aramutse avuze ikibazo cy'ushobora okay ntacyo niyo byabagu nabyo harimo gushakana ushobora gusanga sabe yaramushakaga uri yakanga cyangwa se sabe ntamushake agashaka abandi buriya uzarebe ibintu nimbivugira iwawe wihangane ngo nagomba kubivugira iwawe nkazabibazwa iyo ugenda mu buzima bw'ibigare ibigare c'est négatif ntabwo ari amatsinda yunguka ntabwo ari ibimina ibigare ni bya bintu bigenzwa n'ikibi ikibisi gutakaza amafaranga ingendo za hato zitari ngombwa ibigare byinshi kurya sho ibigare byinshi bivanze abagore n'abagabo ntibiburamo uburaya n'ubusambanyi niba uri bwibuke ubanze umureke manze sobanura uburaya aho butandukanye n'ubusambanyi uburaya n'ubusambanyi yego ubusambanyi ubusambanyi ni ukwinjiza igitsina cy'umugabo mu cy'umugore ubwo nibwo busambanyi ariko uburaya kujyana muri pisine mwambaye ubusa kwicara musomana gutamikana mu ruhame gukorana n'uburaya gukorana ku myanya y'ibanga n'uburaya ariko baba utaraba ubusambanyi ako karagorera gusambana ni ukwinjiranamo n'itegeko ntabwo rihana ubusambanyi nta nubwo ryo rihana n'uburaya rihana rivuga kwinjiza hari ibyiciro kwinjiza umwanya w'ibanga mu wundi cyangwa mu handi hantu ibintu nk'ibyo ari uburyo biteganywa ariko uburaya bwo butangira n'ibya biri bya batagira ngo bataza kunyita umuturage hari ababijisha haro sheri umugore yayita undi mugore sheri itsoke abakorana itsoke ariko abantu bahuriye muri cya kigare bibereye muri ibyo ikindi numvise muri part 2 uriya mugore avuga ngo iyo uri umugabo ukabona umugore wundi atwita inda ukavuga ngo iyo nda nyifitemo uruhare ushaka kuvuga iki kandi ukabivuga mu ruhame iyo ngingo urumva uko imeze uburaya iyo nda nyifitemo uruhare uburaya bwo n'uburaya cyangwa ufite umugabo w'ikigoryi uburaya uragira ngo agira ate ko ufite undi nawe atagushaka hari utuntu twinshi nk'utwo ngutwo ubundi buryo ukuntu bitangira umuntu mutashakanye agatangira gukritika uwo mwashakanye uhari kandi ugaceceka ntumurwaneho usuri iki uri utarwana ku rushako rwawe uri kwemera ibyo bari kuvuga uri mu nzira y'uburaya bari kumusenya uburaya buratangiye hazakurikiraho ubusambanyi burangize byose nabwo n'uburaya subwo kuba basenya umugabo wawe murame cyangwa umugore ntuvuge nuko wemera abo ngabo bari kubivuga kurusha nzakora icyegeranyo cy'abagabo babi n'abagore babi ariko muri bimwe umugabo mubi nushobora kumva aho basebye umugore we agaceceka akaryumaho abari hamwe nabo noneho ari wowe bari kubwira kira kigabo wagishatse warangaye yanjije ese kare akagore katagira amabere nk'abandi katagira ikibuno wagashatse ubahe hejuru y'ahantu wabyurukiye ko hari abagore beza kare wagahise mute ukiyoceceka bagasenya ubwo sumaze umugore yagushatse ngo akubonemo protection donc sécurité physique ngo harimo na defense yego hanyuma umugabo nawe yagushatse we mugore ngo akuvaneho sécurité morale umubere ingabo ikingira abone gukorera amafaranga umugabo utararanye iyo sécurité morale niwa wundi ubyuka yivugisha sinza hari nabyumvise oya arundi naguhaye utambwiye izina rye uwinzobe cyane kwa DC kwa Clement wavugaga ati abagabo bahohotewe niba abandi akora impanuka akabibona akagonga imodoka y'imbere ye ariko feri gafatwa n'amapine y'imbere ya yayindi donc akabibona nk'ukangutse birangiye umugabo rero udafite sécurité morale ubwo washatse nabi kwa niwe wa wundi ukora impanuka agakanguka ageze ku mapine y'imbere ya yayindi y'imbere ye udashobora gukumira impanuka ko dimwe nkaho utwara urabyibuka muri metero 3 ushobora kubona ko hari danger ugatangira ukagabanya ariko nibura ugafatira feri kuri metero 1 cyangwa se ugakozaho igahombana none unda yinjiyemo yisanga imbere yaragisinziriye
kubera iki aho yaraye nta security ihari nta security murari uwo mugabo adutwa yashatse yakwirwa yiryamiye gukora akabyihorera aba yagiye nta mutekano afite so rero noneho kwemera rero kwemera ko umuntu asenya uwo mwashakanye ugaceceka saba divorce ushake wa undi cyangwa wakurangira undi kuko ubwo uwo mwashakanye ntumwemera ubwo igikurikiraho ni iki rero barakurangira ushobotse uwo mukwiranye kandi ntago bakubwira ngo banza gatanya kuri wa wundi niba kurangira uwo mukwiranye se ni iki si uburaya butangiye uburaya butangiye se si kwa gutaha saa 10 ese umugabo n'umugore batashakanye bari kumwe saa 9 z'ijoro mu kabari nubwo batasambana ko nta mbaraga bafite ko n'uburaya uratana fagitire y'ibihumbi 200 umugore wawe nta na 5 yariyeho kandi muri groupe mwarimo harimo abagore mugejeje saa 10 nimwavuze ati nibura muhamagara ati nibura muhamagare mama kanaka nibura akagafi aryeho nuko uburaya butangira naho busamanyi bwo nukwinjiza ariko ibyo bizanye umurabyuka iyo nzira narayikubwiye hano n'abantu ikiganiro bamwe baragishima ati ibyo bintu nabo uri expert nta kibazo ufite ariko nuko bitangira simvuze ngo ibyo byose ibigare byose nuko biba bimeze hari ababa bafite ibindi barimo bizima yego ariko nanone icyo nashaka kubwira ariko kugira ngo wibuke ikigare cy'amayoga cy'amapikinika adashira cy'amafeta ahoraho ngizo za blood shower ngizo za baby shower ngizo harakari numvise ngo gender what harakari numvise kabaye ko gutombora igitsina sinzi iki ngo ni gender what yewe nanjye narasigaye ntabyo wakoze wowe iwawe byaje naracuze utwo tuntu twose duhora gutyo uzasanga 80 naracuze uzasanga utwo dufete tumeze gutyo hari abantu bamwe baduhoramo yego baduhoramo kandi rimwe na rimwe batazanye nabo bashakanye ibyo bigare rero ahanini biba biganisha ku buraya bugeza ku busambanyi isomo nashakaga gutangamo nirihereye 1 umugabo uririmo umugabo uri muri icyo kigare ariko adashyigikiye ubwo buraya n'ubusambanyi bamwita imbwa bamwita ikibwa bagenzi be muri iyo kuko bakora ibyo bigare dogo iyo myitwarire gutamikana gusomana kogana wowe agatangira kuvugira kuri telefone arakominika n'umugore we w'isezerano ariko gutaha byamunaniye hanyuma na fagitire ko yakurezona niba nta mugore afitemo aga contribution kuri fagitire nabwo akibana cyangwa se inzoga zikamunanira kare agataha mbere bakamwita ikibwa nimbwa kubara ko atashya kare nimbwa ari kubera ko ari kuvugana n'umugore we idagi voilà umugore rurimo uzi uko bamwita we injajwa injajwa kubera ko umugore urimo nawe atangira avuga ngo tagira kuvuga wenda nawe ari busy kuri telefone n'umugabo we ntari muri mudu ntari kunywa inzoga ntari kwiga inzoga nk'abandi noneho atashye kare bagaza bati buriya agiye kuvuga ibyo twari turimo ubujajwa nuvuga ngo uwo mukino kuwubamo utarataka do pointe nunabe defenseur ubu ufite ikibazo yego ugira ikibazo muri societe rero ibyo byose bigira ingaruka ibyo tubibona muri societe ntago ababeze batyo bose nimumve ko mbaciriyeho iteka ariko urabibona ukabona umuntu bagiye bavuga ngo kanaka ngo iyo turi gutya ngo abayigunze ngo byose nuriya yabaye injajwa ariko byaze bikunze mu byo avuga harimo cy'ukuri iyo ugenda muri icyo kigaruka uri umukobwa ntiwemere ko abagabo barimo bakurongora injajwa nyine kandi n'ubundi birangira ubivuze kuko icya kabiri igituma batakwizera ku bujajwa nuko wowe kuvuga abandi wowe uri vierge wowe uri umwere uravuga abandi ariko iyo mwese mwabikoze ntabwo wavuga abandi bagira nibanga mfasha abo tweze guturana hariya ku Burindi haza umugore bapangiye umugore ngo asebye undi mugabo ati mu kabari umugore aza n'umugabo we noneho haza undi mutipe nyine wari nk'imfizi y'agace ngo uvuga igikurikiraye umugore abwira wa mugabo kandi nawe yarigeze kumuha umugore ari kumwe n'umugabo we akavuga ati ceceka abantu uri ikiraya abagore barabamaze umugabo akabaza ati harya nawe urimo
wangwa ariko gwe bakakuva ngo oya uri kirayi nawe uri mubona arongoye agatijya gusubiza umugabo wahari uri kubyumva so aba yari part of them ntago yakwitandukanya nawe kubera ntiyanavuga kubera ko nawe avuze nawe bamuvuga uyu mugore uyu Karara ikigaragara cyo donc ubu imbaraga afite zo kuvuga nuko atari part we ntago yigeze arya asoba kuri iyo nkongoro atari ku bushake bwe icyo nta gihamya afite kuba bamunena kuba nawe yanena ariko we ntago yigeze ntago kigaragara ntibyigeze kuraje afite zo kuvuga urumva ageze kuri part 3 iyaba yaragezemo amagambo barashize ivuga ku munota wa mbere icyo cyo nta cyabaye ni ikinyange umugabo umufite afatireho aryamira amajanja biracyari bizima naho ubundi si wabuvuga iki si ibintu ubundi havuga utarabona iyo nawe baba confidence za Karara zo kuvuga nuko imboni zawe nuko nta muri kira Kigali we nta uramurongora ashobora kuba arongorerwa handi mu Kigali nta uzi ubwambure bwe impamvu zo ziratandukanye zishobora kuba batamwibonamo cyangwa mbafa atari attractive kuko ari karira none by the way buryo umugore aravuga ukabona yego nubwo bajya baca umugani ngo inyamaswa y'inkazi niyo y'inyama nawe ari kari ntabwo ari kandi ngo barari bo sawa ntabwo ari dusi baravuna umugore uvuga kuriya inkuru imwe akayivanamo episode 3 oya abandi ibi oya nta duseresha umugore ntabwo ari ukusaka nta dusere hari abandi baba batuje wa undi uvugwa se arumva avuga waramu eshwe aricecekeye so rero urumva ira dossier iri compliqué ikibi rero nanone kiyagarava cyane turi muri societe amakuru meza aragurisha aracuruza n'amabaga acuruza iyi ni yakagombye kuba igitrending ariko abantu bari kuyivanamo amafaranga uje nawe bikubwiye nk'ubwa case ya Sandrine yego ubu nkubise urushyi bati Karegeya na JALAS bashwanye iyo ni content abantu bayicuruza aho kujya baze batwunge bayicuruza donc ibihe tugezemo buri kintu kiracuruza cyane icyo rero nacyo kikaba kiri mu mbega ibiganiro bimaze gukorwa kuri case ya ivugwamo SABIN ntago biri munsi ya 15 oya 10 ku munsi ni nka 5 6 aho nkoze hose biri munsi y'ijana kandi birarebwa cyane cyokora na commentaire ura mukobwa iri ari Karara baramubwira kweri twagisanisha n'icyo abantu bagiye bavuga ko ari ishyari abantu bagiriye SABIN bande se cyetse niba hari abandi bari inyuma yuriye kandi bivuga ko uriya no kuri space barabivuze bavuga ko Karara yatumwe n'umugabo ntago yaba ari ishyari none se ntago ibyo byaba ari ishyari Karara ari mu kazi umugabo wa ntuza umugabo w'impanga ari kwihimura abaye we bapanze uwo mupango yabayihimura kuri SABIN ntago ryaba ari ishyari ni nkuko nyine nawe umuntu akurongorera umugore ntacyo wamukoraho ntiwamure gutaramufashe ariko ushobora gupanga n'akabareti mujye munywa mumumenaho inzoga ubwo rero SABIN we kubera ko ibyo ari iyi mihanda nawe niho bamwatakiye ibyo nabyumviye kuri space cyane ko Metero batera nuko ari case yabaye 25 z'ukwa 10 2023 ikabigiye hanze mu kwa kabiri donc imaze amezi hafane babyumva donc nibyo yari Godfather n'abandi babibazaga ngo ko byabaye mu kwa 10 bije mu kwa kabiri biti oya ariko hari ukuntu kavaringa ikintu kikagera ntago ibikira operation kuko ntago yacukumbuye nta bindi birenze ari kuzana ibyabaye kera uko byakagenze ahubwo bakavuga ngo nuko umugabo wiriya mpanga ngo yari yaravuze ngo iparike batari kubana cyangwa bigeze gutandukanaho noneho ngo yamubwiye ngo bizageza mu kwa mbere tubana wabishaka utabishaka nakoresha imbaraga izarizo zose harimo n'izamaroza ibyo nabyumviye kuri space ngo hari umufamiliye we yabibwiye hari n'ahandi numvise ngo umugore yabwiye umugabo ngo nzakubyarira ari uko ndi muri Amerika ibaze nk'urwo rushako uranyumva nzakubyarira ari uko ngeze muri Amerika abagore bateye nkabo nabo bumvire ahubwo utaranarengaho hari n'ahandi numvise bavuga ko nyuma y'uko izi mpanga ziyunze zigashyira hamwe zigakora YouTube channel zigatangira kubona amafaranga
impanga yatangiye kujya kuzamura intugu ewana oya ntabwo ari icyo cano reka tube tuyiretse ahubwo kuri space bavugaga ko umugabo w'impanga imwe yari umugabo bese wa mugabo wa kinyarwanda iyo mvuze wa kinyarwanda ntabwo ari w'iki gihe wa wundi nyine uvuga uti umugore ni chini ya ulinzi yacinyizaga umugore atanamuha access ku mafaranga noneho impanga ngwiza gukora akaraka muri riba ari itorero bamuha miliyoni aho niwe yatangire kubona ko dufaranga tubaho ati kumbe chips ni viazi nawe atangira kwikukira ariko ngo byize no kuva ko nabo mu itorero yabyiniragamo naryo ngo hashyaga oya ntabwo hashyaga bamwendaga bica ku ruhande gushya wagira ngo nugutwika ibigwe byo mu gakinjiro bamwendaga zigatinyana inagarika ziba turimo turabiseka kandi ni ibibazo by'abandisha urumva turi kubiseka uriya mugabo arababaye uriya mugore arababaye donc ibyo byose ibyo ubwo twaba tugiye mu kuvuga ngo ako waruvuze kuvuga ngo umugore agize access ku mafaranga umugore mubi yagize access ku mafaranga umugabo abagowe ariko nkatwe umugore yajya adafite amafaranga ahubwo ninjye naba ngo iyo umugore wafite amafaranga agatike karagushirana akabanza kanyenyeri none ahandi aragira amafaranga bikaba ikibazo aho wanjye wayamuha nk'iryamira sinongere kwicara no kuri ibi bikamera nkiruhukira none abandi barayabona umugabo akagorwa ni ikibazo akandi nanone ahandi ahubwo utateye metero ni kwa kugorwa kwa Clarisse gora bamugaruramo ngo Clarisse wagowe Clarisse w'ingorwa umugabo deja wenda ufite uburyo amumetriza ku buryo atabasha gukina iyo mikino nk'abandi ibyo nabyo n'ubugorwa muri rangaje ya bya bigare bya Kigali wisheya sibyo muri Kigali wisheya when you don't share uri ntuza uri dage wa mugani wawe ni kibazo so urumva rero ni harimo utwo tuntu twishi ariko byose umugabo impanga na Sabe bikaza kuri Clara nyuma ibira rero ni nk'ikise ni nk'umusaruro w'ikindi kintu kinini cyane cyatutumbye igihe kinini nose kare uvuga iki ku myitwarire ya Clara bamwe bati kuza ukavuga inkuru ukavuga ngo barambwiye utarawihibereye ni ibintu ushobora kuba wazi hari ibyo yabwiwe arabibika ahubwo kuvuga ngo kucya bivuze ubu hari ibyo yabwiwe ariko icyo kuba Sabe n'umugore barahuriye kuri hoteli yarakibwiwe ntabwo ari cyahimba ariko ntabyo yabonye navuze guhura nanjye navuze guhura umwe yinjire mu irembo rimwe undi murindi igihe umwe ari kuzamuka esikariye umugabo w'umugore abari guhinguka hanyuma undi yandikira umugabo waruje yaraje kuremera avuga ati umugabo wanjye ari hano hafi so bivuze ngo nubwo nta cyabaye ariko kuri hoteli barahahuriye kandi ibyo Clara ntiyabihimbye yarabibwiwe ahubwo bakibaza ngo kucya bivuze ubu nicyo cyo niyo difference yonyine kucya bivuze ubu byarabaye mu kwa 10 naho ubundi kuba byarabaye bakavuga ko iyo hoteli bari bayihuriyemo bagiye gukora ikiganiro ibyo je m'en fous ariko ibyo byo yabihawe na bene ubwite ngebwo nayo mbijyanye muri ya context yo kuvuga ngo ese nta byaha yazisanga yarakoreye mu biganiro bye ibyaha byo byitondera biterwa n'ubyita dufite abakurikiranwaho ibyaha yari amakosa hari ibyaha byo birekera inzego zireba zisoma inyandiko tutazi iyo zavuye zigasoma zikavuga ngo byanditse gutya byanditse gutya ibyo rero biterwa n'ureba ibyaha birashoboka ariko nge ntabyo mbona ntabirenze none bigakubita ko nawe akeneye ko cani izamuka erega ariya ni amakuru azamura ubwo impamvu nayo nkavuza ku kantu nuko numvise abavugaga iki kuri no kese batangaga umwanzuro ko ngo uyu mukobwa agomba kwisanga mu nkiko nababimwifuriza babitaga nk'umuti nababimwifuriza hagize urega it's okay bamukurikirana ndawa kisobanura ariko kwisanga mu nkiko ntabwo bivuga guhamwa n'ibyaha ndimbati yamaze yangahe hari icyo yasohokanye ari ibyo bavuga gufunga u Rwanda imbati cyo ntawe utarufunga kuba wakufata ukagenda 30 jours igahora yimurwa bikarangira ubaye umwere nyuma y'umwaka nese ibyo hari wabise kundi oya korero
si benshi se ibyo rero icyo ntawagisekonde kabisa yego nibyo ngibyo bishoboka ariko nabwo muri ya mirebere yacu nyine simbese birase byabamo icyaha na gereza zuzuye koko mu metero za bamwe mu bagiye bagira icyo bavuga kuri ibi bintu numvise bavuga bati ibi bintu muri kubigira bito ariko bishobora kurangira ari uyu karara ashobora kubikuramo igikomere cy'iteka aragifite ahubwo urumva timushobora kubikinisha nira miryango ibiri imiryango iri yampanga arayivuga cyane nayo nta nayizasigarana igikomere n'uwasabe kandi n'uwasabe umugore wasabe niyo yaba ari uze yabatekereza gute umugabo wavuga muri biriya igihe kingana gutya basanga sabe agera mu rugo nawe bakamukurura amatwi cyangwa umugore akababwira abana ati muze murebe dore bana banjye dore papa bakavuga sabe noneho sabe agataha abana bamaze atari kupa ibi bintu bari kuvuga twese abana turataha bakabitubaza hari ibyo njya mvuga hano wenda mu rugo batabizi bareba ikiganiro bakaza ati ariko nk'iki ko tutari tukizi urumva rero wasabe uzahasenyukira nako uzahahungabanira urasabwa imbaraga zikomeye iriya miryango uko ari nta n'umwe ugomba kwitwara mu buryo buri normal ibiri y'impanga uwasabe n'uwakarara yose igomba kwambara umwambaro w'imbaraga nta kindi cyabarokora naho ubundi yose yasenyuka ariko bisaba imbaraga nyine nta birenze biva koroshya ibintu iyo ushaka kubaka ngwiki ko bino bikazera wasenya se uravuze ngo wajya urusenya ibi bireze noneho cyane n'ino mihanda gusenya ubusegazi uko ntuka kwa kundi kuri mama umugore agomba kugera ati kumbe nashatse umuntu ufite bafata gutya katagiye se bireze kabisa ibi bireze ubuzima turimo burimo izo riske nyinshi nejo bakumva ngo yitabye urukiko ejo ngo yitabye ribu ejo bakumva waburanye bigomba bisaba kwambara imbaraga z'umubiri nawe ugiye muri ayo wahura usengera rimwe na rimwe harimo ibitari byo harimo kubeshya harimo kubeshyerwa harimo ukuri ariko byose c'est pas la fin du monde nicyaze cyane rw'iminsi imyaka ingahe habaye ubushishozi itegeko ry'ubwumvikane ryaraje ryo kumvikanisha abantu ryaraje icyaha kitaharenze imyaka 5 cyemerewe guhabwa igihano gisubitse usibye byaje bizamo ibindi bintu se nabirenze ukarara afite content kandi afite channel ntabwo rero umuntu ufite channel ntabwo abakuru aho kuyavugira nibyo wakabwiye umugore cyangwa wakabwiye abagabo musangira mu kabari no utegereza kamera ukabivuga n'ifaranga ryinjira sinagwaye kese ya Sandrine nese Sandrine yarabeho ko inspector du travail abaho kucya bishyize kuri channel kwanza nta na channel yagiraga y'amavideo yikoreraga audio documentaire yikoreraga documentaire ariko kese ibaye kuri we bati Jean profite akiriya video kandi birarebwa so rero ubuzima turimo none uri umu YouTuber mbese uri content creator nta kintu na kimwe akantu kose ugomba gushyira hariya so karara ibyo bintu byombi birimo ariko Rofetke akora episode série A série 2 série 3 harimo ikindi kibazo gishobora kuba either yarakomeretse harimo icyamukomerekeje atavuga kuko hari byinshi asiga yanavuze ko nagera mu rukiko none azamena umuceri donc ashobora gukomeza kuvuga parce que afite igikomere cyangwa se ari kwihimura donc kugira igikomere bivuga ko nta rutangira afite akaba ariyo mpamvu afashe risk yego ashobora kuba afite igikomere ku buryo nta rutangira afite cyangwa se akaba nawe afite icyo yihimuraho kuko abagore babanye amezi n'amezi babana mu kigare kirimo abagabo baba baravuganye utuntu twinshi none iyo bibastinze buri umwe ababitsa amabanga y'undi menshi cyane bijya kuzamba mwaramaze kwinjiranamo rwose nta na kimwe utazi yaramunamweretse n'inkovu yo ku kibero hahandi ashobora kugira ati bata yaramubwiye n'ibanga rye ati umusore wa mbere yambenze kubera inkovu mfite kwita ko ry'iburyo akaba yabimucyurira abagore iyo bashwaje nuko
urumva ntacyo basiga numvise hari biri kuza bivuga ngo umugabo uriya mutipe ngo baramuroze umugore uriya William Mpanga cyangwa harimo umugabo baroze ngo kutademera cyangwa kudatera inda urumva ahantu bigeze icyo nyumvise mu kanya kivugwa n'umutipe ninde umutipe bari batubiye n'indera umuntu wa Madrid siza hano muzi yahoze muri online ariko ntabwo namuherukaga adafite Madrid urumva hajemo ibyo kuroga kugira gute ngaho ibaze iyo miryango yabaye expose ibyara cyakabiri umenye ko ikiganiro kiri kuri YouTube kizavanwaho nande uko nibishaka imyaka yose cyangwa ona umwana uvuka muri uriya muryango aho azaca hose ajya avuga ati ariko bibavuga n'inyoko koko icyo nicyo twakagombye kwitondamo ariko singe mbyigisha byakabaye byigishwa na mije profe na minubumwe inzego zibifite mu mbaraga zazo kavuga ibanga ry'umuryango ryagombye kubungabungwa gute nta ubundi nanjye wasanga nziro turuva ariko ntabwo simbizi yenda cyifashe ariko iby'umuryango ntibyagombye kujya nubwo ngo nta mafaranga waya umuryango wagiye muri ibi bintu kaba kabaye kabaye kuko ntibisaza ntabwo ari kera iyo byabaga ari imvaho yamaraga nk'umwaka usibye muri arishive ugasanga umwana yifurikishije ikayi yasaza cyangwa umwaka atakiwigamo akajugunya hariya bikarangira agiye nko muri toilette ariko ibise ari toilette ya YouTube ibaho se nta puberi tugira nta puberi tugira nanjye njya kubona nkabona akantu barateruye ngo ndi kwahuranya ngo nturika nk'injugu n'injuga ngo ndi kuturika ako kantu umwana wanjye nazajya ahura nako nzajya amenya migarurira heko nta puberi YouTube igira iyi mihanda nta puberi igira TikTok sinyibaho sinzi uterura ukeba akagenda kanagaho ngajya kukabona kakazenguruka nkajya kumva nk'umuntu wibera muri Botswana wari ko hano ngo wari wanyweye ibihe biyobyabwenge ndabizi igihe bagakatiye nise karavuga iki hakajya kampaye ndi nko muri studio nkumwarike se karimo iki ngo sinzi ukuntu wakise igikise nubwo ndaza kubira wamvuye muri studio ntubisibenze kubyumva nkagenda nkareba ni ikibazo ifo hakagombye kubaho management y'abantu baba muri no mihanda ikivamo n'uburyo bagomba kwitwara naho ubundi bizarangira twishyize hanze cyane nkakuri abagore bagenda bavuga umugabo wanjye yangiraga gutya ariko se koko nta handi wabivugira bavuze ba nyogosenge ba marene ba pare ba padiri babasezeranyije ba pasiteri ariko kubera ko harimo n'akandi kantu kagutyo ko kwinjiza ujyana hano kandi nanjye ntago mbikemanga ikibazo nabashinzwe umuryango bakagombye gutanga izo nyigisho sinjino rwose nta muryango dufite twebwe tuzacaho ariko abana bacu bazajya bareba ibyo twakoraga tukiri cyane ejo umukobwa wawe nimamutera ishoti bati ni wa cya kigabo kirwa kivuga ibi nibi usange arakuzize n'aba bose rero muri iriya miryango kandi imiryango yo mu Rwanda ni migari iyo uvuze amazina ngo umuryango wa kanaka ubwo bishatse kuvuga ngo iwabo w'umuhungu iwabo w'umukobwa abiganye n'umuhungu abiganye n'umukobwa abacuruzanya abo muri korari yewe iyo shene yose kuko buriya iriya mpanga niba ari nk'agakorari ibamo iyo korari nayo ubu yagiyeho akabazo niba ari ikimina itorera byose ariko Karara nawe n'ukwitonda buriya nawe si gusa ashobora kuba biriya bintu yarabikomerekeyemo tuzabyumvira mu rukiko nibiramuka bigezeyo niba atarushyira mu muhezo hari ibyo azavuga byinshi kuko aravuga akageraho akaguna ariko kuba buri kanya azana yindi episode ashobora kuba afite igikomere rwose simbizi hari umuntu wamuhaye hari komantere yaje mu gifaransa imuvuga rwose ko aparama bavuga benshi bahuriza kuba Sabe yaba yaramunennye kandi nawe urabyumva ntabwo navuga ngo byakwitwa gutyo niba ukeka ko bagenzi bawe umuntu abipasa rimwe kabiri gatatu atarakubaza nibara ngo wange wese ntiwagira ikibazo kandi mugendana
Muti nge bipfira. So bwakeye reka duhinira aho ngaho. Kaduhinira aho ngaho wenda nagira ngo duhe ibitekerezo ugendeye ku bivugwa kuri side zombi. Urumva kuri space nabonye inzira cyane tuzavuga byinshi biracyahari byo kuvuga ibiganiro version. Donc isa space yari ibogamye cyane. Defanda Sabe simbizi ariko isa nibogamye. Wabonaga kandi ibyo na byose birashoboka. Sabe imbaraga afite amafaranga afite nawe ni umuntu ushobora kuba yahindura opinion publique. Icyo nakuraho muri ibyavuzwe muri space ahantu bigaragara ko ari ukubagama. Ntabwo guverineri wa Beneri ucunguza umutungo w'igihugu ntabwo bivanaho ko yasesagura umutungo we. Bishatse kuvuga iki? Kuvuga ko Sabe yaba yaragiriye abantu benshi akamaro, Dr. Kanimba, abagore ibiki ntibivuze ko nawe atari umugabo nk'abandi, atagwa mu mutego nk'uwabandi bagwamo. Uri kunyumva? Ntabwo bivuze ko dogiteri usanzwe ushinzwe uvura ubuzima imihumekero, umuntu ushinzwe indwara z'ubuhumekero respiratoire, uzamusanga nk'itabi cyane atavana wisigara ko ni umuntu abizi. Nyuma yo kuba dogiteri ni umuntu. Na Sabe nyuma yo kuba umuntu ukorera abantu ubuvugizi bakavuzwa bagakira cyangwa bakava mu bibazo, ariko ni umuntu yagwa mu mutego cyangwa nawe akawigushamo. Ni umugabo, ni umugabo yambaye ipantaro ifite risani imbere rwose. Rero kudefanda uvuga ngo icya kabiri uriya mugore sinibaza niba yarigeze yataka isimbi. Clara ntabwo yigeze yataka isimbi, ntabwo ari isimbi ryaparitse kuri hoteli, isimbi ntabwo ritwara imodoka. Oya, uri kumva? Rero dutandukanye Barore na RBA. Oya, iyo utangiye kwagura ibintu nk'ibyo ni nko kushaka ni nko kudeplasa. Iyo bari gutereta umugore Sabe ari kuri banki ni isimbi rigiye kurutira, ibyo nabyemera ko konte ni isimbi, zira kamera ni izisimbi, ariko ntabwo ari isimbi, ntabwo itereta. Isimbi ntabwo itereta. Nakubita umukameramani ntabwo ari isimbi rikubise umukameramani. Hari ibintu biba bitandukanye. Rero iyo ushatse kubivuyanga rero ukabivanga nk'uko ubuze perezida wa repubulika ko atanga inka mu ifamu ye, hari uwari uvuga ko ari u Rwanda rwayitanze. Hari inkuru ugeze baranditse ngo u Rwanda rwahaye inyusi inka parce que ifamu ni ya perezida nk'umuntu kabisa. Ariko ibiganiro bagiranye ni abaperezida b'ibihugu, sibyo? Ariko mu ifamu mwenyewe kabisa, sibyo se? Kuko iriya famu nta mafaranga y'Abanyarwanda ari, ni umushahara wabuze. Uranyumva? Ariko nituza kugenda tukavuga ngo u Rwanda rwahaye nyusi inka, turi kudeplasa ku nyungu runaka. Dutandukanye persone morale na persone physique. Persone morale ntigitereta, ntigira inyota, ntisonza, ntishyukwa, ntishaka kujya ku musarani. Persone physique ibyo byose izo sanse agira za sanse esheshatu. Persone morale za sanse esheshatu ntazi zirakora cyane. Muri persone morale ntabwo izo sanse ziba. Ariko arumva, arumviriza, aranyoterwa, arasonza, ararya, arituma. Tutandukanye. Iyo ushatse kubyitirajya mu bantu uzi ko abagukurikira bumva, uba uri kuyobya ugira ngo abandi bantu bumve ibindi. Nta cyaha Clara yakoreye isimbi. Uranyumva? Ntabwo isimba ariyo ijya muri hoteli, ntabwo isimba ariyo inywa inzoga, ntabwo isimba ariyo itwara imodoka, ntabwo isimbi yigeze ikorera perimi, ntabwo isimbi yigeze itereta uriya mugore, hatereta Sabe. Kunyumva? Hari n'abandi bajya babyitwaza. Iyo bivanze gutyo ni kwa kwitwaza ubasha ugahabwa n'icyo ukabukoresha mu nyungu zawe. Ukavuga ngo wakwinjira mu kabari bakagwitiranya, niba winjiye mu kabari uri meya witwa kanaka, ntabwo ari akarere kinjiye mu kabari kakwiramo se. Ntabwo mwabonye ko meya yaje gutese akarere karanywa se. Ibyo bintu uraseka. Ibyo abantu iyo batangiye guhuza ibyo bintu, umuntu bayita ni mitonimi, kontoni na kontona, ugashaka kubihuza. Igihe ubushaka uri kudeplasa ikibazo, cyangwa umuntu nk'ukamwitirira ubwoko bwose, sibyo?
na hariya rero kwitiranya isimbi ngo isimbi no ikibazo kiri kuri Sabe. Uriya mugore avuga Sabe ntabwo avuga isimbi. Iby'isimbi ryarakoze byose umuyobozi waryo ibyo uko yakwitwara byabuze ibintu. Rose icyo byaburana se tuvuga ishema. Teoneste si yaburana tuvuga umurabyo. Teogene saburana tujye tuvuga ukwezi. Wigeze ukumva kukize bigeze kuri Sabe bakaza isimbi. Aho niho hagaragara kwa kubogama no kuba abantu batekereza ngo hahinduye umuvuno. Ariko ntabwo wambwiye wa mugore w'inzobe nabonye kuri DC kuko arigisha bigafata. Ntabwo muzi nanjye neza ariko nabonye bamuhaye inyito bamwita ngo amwise mukuru wa Karara bawise iki kuri titre azubwenge ativumbuye cyangwa adahuye n'ibindi bigusha kuko we ari mu murongo ariko nanone akaba dure nawe arigisha kabisa ko arigisha ibintu bifatika societe arayizo fete kandi ntabwo aci Ruhande ntabwo societe nishobora kwidevelopa dufata mama dushaka kwitungisha amasukari kandi umubiriza ari wuvura dashimwe n'ibyo avuga ngo ibiryohera kanwa bikangiza siniteri makoresha ariko bigahungabanya ubuzima naho ibisharira bigasharira mu kanwa ariko bikaramira ubuzima ntabwo abanyarwanda sinkubeshye community yari yose ishaka kumva amagambo aryoshye ibintu byose ukabiryoshye ugasigaho agasukari bakamira bunguri ibishariye bibategereje ukabyihorera bakumva bagezeyo baradamaraye cyo ni kibazo sino nibi bintu ndabizi ko abamo na za chantage y'abantu bakabeshyera abandi ariko icyakabiri ntabwo society ishobora gutera imbere ibintu by'ibitsini bifata nk'ibintu bipima toni igitsina ni iki ni urugane nk'izindi ande horo yo kubyara igitsina ni urugane nk'izindi bantera amabuye ko bashaka usibye kubyara niyo speciality y'igitsina ibindi ni urugingo nk'urundi icyakabiri nkuko n'inyamaswa zibigenza relation sexuelle imibonano mpuzabitsina itagamije kubyara ni urugomo nk'urundi no kwishimisha rero abantu nibareka ibyo ngibyo kwirwa rero twifata wari wumva umuntu wavanga muri guverinoma kubera gusambana iyo ni domaine asambanya akora akazi neza se bitwege nawe bihuri nasambana ku ngufu icyo ni icyaha cya viol nasambana byatsemo ruswa icyo ni icyaha cya ruswa ariko natereta bakamuha it's okay namukoresha ndumva wirukana umuntu kubera icyo kintu ariko twe turacyari mu bindi bintu kana katereta so what haramutereta niba muha it's okay bikureba wiki niba mwima akihanagura bitwaye niba muha agatsimbarara akazamuha nyuma y'imyaka 5 bigutwaye ntibikureba iyo ni dose ni nko kugurizanya amafaranga kwanza ngewe kugira ngo umpe wanguriza miliyoni 100 najye nkiguraga kwa